Yes, reka mbasuze kandi mbifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi mugenda mukurikira amakuru yo kuri Trend Nova TV. Icyo nababwiye no kanda subscribe ndetse kandi mbibutsa ko mwana dufollowinga kuri X naho twitwa Trend Nova TV, ubundi mukajya mubasha kubona amakuru tubagezaho gatanu kuri gatanu. Hanyuma rero amakuru turaza kubabwira aza kwibanda ku bintu bimwe na bimwe abantu bakomeje kwibaza batese kuki bamwe nyine mu byamamare badatana n'ibiyobyabwenge. Iyo ndaje tuyirebe ngo ese byatewe n'iki. Ndaza kwerekeza mu karere ka Nyaruguru nkubwire ko abaherutse kuva mu bigo ngororamuco kandi bashyikirijwe ibikoresho by'ubuhinzi. Iyo ngiyo ndaza kugenda tuyinyureho neza cyane gatanu kuri gatanu. Ndaza kwerekeza muri siporo nkubwire ko Paris Saint-Germain kandi yegukanye shampiyona y'Ubufaransa habura imikino 6. Uraza kumenya nabyo ngo mbese byanyenze bite. Hanyuma ndaza kwerekeza mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nkubwire ko M23 yateguje ingamba zikomeye nyuma y'uko nyine ubutegetsi bwa RDC bwishe abantu 10 mu bice M23 igenzura. Hanyuma rero mbaye ikaze, izo ni ingingo amakuru tugiye kwibandaho. Icyo uzagana ukanda subscribe ubundi tukabana neza cyane. Mbaye ikaze, reka duye kuri inkuru ivuga ko ati se kuki bamwe nyine mu byamamare badatana n'ibiyobyabwenge, kandi kuko ndabizi ko ikibazo nawe ugiye kumva iyi nkuru ushobora kuba ukibaza. Si iby'ubu ndetse kandi niba ukurikira imyidagaduro uzi benshi nyine mu byamamare urabazi byagiye byicwa n'ibiyobyabwenge ndetse kandi bamwe bagakenyuka abandi bagafungwa bazira gutunga mu buryo butemewe n'amategeko ndetse no kubinywa ibiyobyabwenge. Urugero kandi rwa hafi ni mu baheruka kwitaba Imana ni Michael Kenneth William wamamaye muri sinema yo muri Amerika wapfuye mu mwaka wa 2021 azize kurengwa n'ibiyobyabwenge. Uyu mugabo kandi wari ufite imyaka 54 yasize uruvange rw'ibiyobyabwenge birimo urumogi ndetse n'ibindi ndetse n'ibyo bitwa bya parafluoretani. Icyo ni ikindi n'ubundi bwoko bw'ibiyobyabwenge. Undi uheruka gushengura imitima benshi kandi n'uwitwa Liam Payne wamamaye kandi mu itsinda rya One Direction witabye Imana ahanutse nyine muri hoteli yo muri Argentine ku itariki 16 z'ukwezi k'Ukwakira 2024. Nyuma y'urupfu rw'uyu musore kandi isuzuma ryakozwe ryagaragaje ko nyine yari yanyoye ibiyobyabwenge byo ku kigero cyo hejuru birenze ubushobozi bw'ubwonko bwe, bikaza gutuma nyine yiyahura aturutse kuri balkoni y'igorofa rya gatatu yari acumbitsemo. Mbere yo kwitaba Imana kandi ariko Payne yari amaze iminsi nyine yiyemerera ko yabaye imbate y'ibiyobyabwenge ndetse anafite ibibazo byo mu mutwe. Gusa kugeza ubu ntabwo ari gusa kuko urutonde ni rurerure, kuko nyine n'abandi benshi bamamaye muri Amerika yo hanze ndetse no hanze yayo mu muziki bagiye nyine bapfa urwingusho kubera nyine kunywa ibiyobyabwenge bikarenga urugero, kugeraho rero kugeza naho ibiyobyabwenge bibananguwe cyangwa se bibishe. Mu Rwanda rero naho hari benshi bagiye bafungwa ndetse kandi ubutitsa bazira gukoresha ibiyobyabwenge, ndetse ni nabyo byahitanye umuraperi Jay Polly nyuma yo kuvanga ibintu nyine byabaye butabire cyitwa methanol cyangwa se methanol alcohol intoxication cyateye umutima we guhagarara. Abandi barimo kandi witwa Fireman, Igisa cy'Inganzo, Pfla, Generation Fonifo uheruka kuva Iwawa n'abandi batandukanye nabo kandi mu bihe bitandukanye bagiye basanga nyine mu bihe bikomeye kubera nyine gukoresha ibiyobyabwenge bya bamwe bagafungwa abandi bakajyanwa mu bigo ngororamuco. Witwa Fireman kandi na n'ubwe n'ibiyobyabwenge ruracyari imbiri kuko nyine anaheruka kujya kwivuriza mu kigo ngororamuco cyo mu karere ka Huye ho mu majyepfo y'u Rwanda ndetse guhera muri Mutarama uyu mwaka aho yamaze amezi 2. Raporo yashyizwe ahagaragara n'ikigo cya Substance Abuse and Mental Health Service Administration mu mwaka wa 2015 igaragaza ko ugereranyije n'izindi nganda mu ruganda rw'imyidagaduro ariho bamyanywa ibiyobyabwenge nyine ku kigero cyo hejuru. Nimye kandi Substance Abuse Treatment Prevention and Policy mu bushakashatsi yashyize ahagaragara mu mwaka wa 2016 yagaragaje ko ibyamamare 300 byari byarapfuye hagati mu mwaka wa 1970 n'umwaka wa 2015 bivuye ku kubera imyaka nyine kubera imyaka myinshi ishize. Ubu imibare ishobora nyine kuba yariyongereye kurusha uko byari bimeze nyine muri icyo gihe cy'imyaka 10 ishize. Ubushakashatsi kandi bugaragaza ko impfu z'imyamamare nyine ziturutse ku biyobyabwenge mu kinyejana cya 21 zikubye kabiri ugereranyije n'icyabanje. Abarenga 1/2 cy'ibyamamare kiri muri ubushakashatsi n'abari mu myidagaduro. Mu kinyejana kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko abanyamuziki bari ku kigero cya 38.6% naho abakinnyi ba filime banywa ibiyobyabwenge ku kigero cya 23.2%. Aba sportif kandi bakaba 15.5%. Abanditsi bitabo kandi bindi ni 5.5%.
5% mu gihe abanyamideli bari 5%, naho abakora ubushakashatsi byagaragajwe ko banywa ibiyobyabwenge ku kigero cya 4.5%, mu gihe kandi abanyapolitike bo ari 1.4%. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko mu bakinnyi ba filime bose bitabye Imana kubera ibiyobyabwenge 13.7% bari abakinnyi ba filime z'urukozasoni. Reka mpita nihuta ndekeza mu karere ka Nyaruguru kandi abaherutse kuva mu bigo ngororamuco bashyikirijwe ibikoresho by'ubuhinzi. Urubyiruko rw'abasore 32 kandi bo mu karere ka Nyaruguru baruherutse gusubizwa mu buzima busanzwe ruvuye mu bigo ngororamuco ndetse rwize umwuga n'ubuhinzi bahawe ibikoresho by'ubuhinzi. Urubyiruko kandi rwakanguriwe kubikoresha neza kugira ngo rukomeze gukura bagana mu buhinzi bw'umwuga. Ibikoresho kandi bamwe babihawe ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 2025 bagashyikirizwa n'abagize ikigo cya Yara Group gikora ibigendanye n'ubuhinzi kiganjemo abize ubuhinzi mu mahanga ndetse mu bihugu birimo Israel ndetse na Korea y'Amajyepfo. Ibikoresho kandi bahawe birimo ibyo kuhira bizwi nka rozwari ndetse n'amasuka, maze ababihawe batangaza ko nyine biteguye ko byaza umusaruro impano bahawe. Witwa Bunani Vuguziga kandi wahawe ibi bikoresho yavuze ati ndashimira ababitugeneye ndetse kandi tuzabyifashisha mu kwiteza imbere nkanjye rwose aho ntuye hera ibigori n'ibirayi ngiye kubishyiramo imbaraga ndetse n'abikoresha ubumenyi mu buhinzi nungukiye mu kigo ngororamuco ndetse nabaga mufite icyizere ko nzagera aheza. Umuyobozi wungirije wa Yara Group kandi Shimwe Emmanuel yavuze ko ibi bikoresho babibahaye nk'igerageza kugira ngo barebe ko bazabifata neza, noneho nyuma bazahabwe ibyisumbuyeho ndetse bizabafasha kuba abahinzi b'umwuga. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru yitwa Dr. Murwanashyaka Emmanuel avuga ko bafite uburyo bwo gukurikirana umunsi ku wundi urubyiruko kandi rwavuye mu bigo ngororamuco ku buryo amahirwe bahabwa nyine azabagirira akamaro bigendanye n'ubujyanama abazakomeza guhabwa. Gusa reka nkomereze muri siporo nkubwire ko Paris Saint-Germain yagize gutya yegukana shampiyona y'Ubufaransa habura imikino 6. Paris Saint-Germain kandi yatsinze Angers igitego kimwe kubusa yegukana igikombe cya shampiyona y'Ubufaransa habura imikino 6 ngo irangire ndetse kandi ikiba icya kane itwaye igikurikirana. Ikipe yagiye muri uyu mukino isabwa inota rimwe ikegukana iki gikombe, gusa byarangiye yayibonye yose ibikesha igitego cya Desire Doué cyo ku munota 55. Ku nshuro ya gatatu kandi ikipe yegukanye Ligue ya mbere habura imikino myinshi ngo irangire, aho n'ubundi akagayigo nyine gafitwe na PSG yabikoze mu mwaka wa 2016 ubwo nyine haburaga imikino 8. Mu mwaka wa 2007 Lyon yabikoze habura imikino 6. Igikombe kandi cyabaye shampiyona ya 11 PSG yegukanye muri 13 ziheruka, nimujye kandi muri rusange ari ya 13 yegukanye muri aya mateka. Ikipe kandi y'umutoza wa Luis Enrique maze imikino 28 idatsindwa, aho iri gusatira agahigo nyine Canatez FC yashyizeho mu mwaka wa 1995 ubwo nyine yamaraga imikino 32 idatsinzwe. Mu gihe kandi yazabasha gusoza shampiyona idatsinzwe, PSG yaba ikipe ya karindwi yegukanye shampiyona idatsinzwe nyuma ya Bayern Leverkusen yabikoze mu mwaka wa 2004, Juventus yabikoze 2012 ndetse Arsenal yabikoze mu mwaka wa 2004, AC Milan yabikoze mu mwaka wa 1992, Perugia yabikoze mu mwaka wa 1979, yitwa Preston North End yabikoze mu mwaka wa 1989. Paris Saint-Germain ikomeje guhatana kandi yo ikomeje guhatana muri UEFA Champions League, aho muri kimwe cya kane izahura na Aston Villa kuwa gatatu. Ikipe kandi iri ku mukino wa nyuma wa Cote d'Ivoire izahuriraho na Reims mu mpera za Gicurasi. Rutahizamu w'Ubufaransa kandi Ousmane Dembele n'umwe mu nkingi za mwamba nyine mu musaruro nyine ikipe ikomeje kugira, kuko nyine amaze gutsinda ibitego 32 mu mikino 40 yakinnye mu marushanwa yose uyu mwaka. Reka nsoreze kuri iyi nkuru ya M23 kandi ivuga ko M23 yateguje ingamba nyine zikomeye yuko nyine ubutegetsi ngamba nyine zikomeye nyuma yo kutegetse bwa RDC bwisha abantu 10 mu mice igenzura. Ihuriro rya AFC kandi ryatangaje ko kwitegeko ry'ubutegetsi bwa Kinshasa abagizi ba nabi bishe abantu 10 bo mu muryango umwe barimo nyine abana n'abagore, igaragaza ko nyine itazakomeza kwihanganira ibikorwa bibisha nk'ibyo ndetse igiye gushyiraho ingamba zikomeye zikumira bene ubwo bwicanyi. AFC kandi yatangaje ko nyine abaturage bishwe mu ijoro ryo kuwa ryo gutariki nyirikira kuwa 5 Mata 2025 bicirwa mu
gace ka Kanzana ndetse ko muri teritwari ya Nyiragongo ho muri teritwari y'Amajyaruguru. 23 kandi yavuze ko abagizi ba nabi bakoze imahano bifashije uburyo bwa AFC kandi yashyizeho bwo koroshya ubwikorezi bw'ibicuruzwa n'ingendo ku baturage binyuze ku gufungura nyine imihanda erereye mu bice igenzura. Itangazo kandi ryanyujwe kuri X y'umuvugizi wa AFC mu bya politiki Rose Kanyuka yakomeza agira ati ubuvugizi bwa nabi bwateguwe bigizwemo uruhare na Kinshasa bugamije guhindanya isura ya AFC kandi mu buryo bw'ubugwari. AFC kandi yaburi ubutegetsi bwa RDC n'ingabo zayo ko mu bigendanye n'ibindi bikomeza ibikorwa bugizi bwa nabi, igaragaza kandi byagenda uko byenda ko zigomba gufata ingamba zikomeye zigendanye no kurwanya ibyo bikorwa ndetse no kunesha ababigizemo uruhare. Iri huriro kandi rirwanira uburenganzira bw'abanyekongo bimwe na Kinshasa ryagaragaje ko kandi ubwo bwicanyi bukomeje kumangamira gahunda zo kwimakaza amahoro muri iki gihugu nk'uko nyine byemejwe n'imiryango itandukanye yaba iy'akarere ndetse na Afurika muri rusange. Itangazo rikomeza rigira ati ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kandi bihonyora gahunda zo gushyira agahenge katangijwe na AFC ubwayo. 23 kandi AFC yagaragaje ko igikomeye ku muhati wayo wo kurinda ndetse no kurengera abasivile, ariko inagaragaza ko ikirajwe inshinga ndetse no guhagararira amahoro arambye kugira ngo irebe ko yabaho. Ku itariki 4 z'ukwezi kwa 2025 AFC M23 kandi nibwo yakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Walikari ndetse mu gushyira mu bikorwa ibyo yari yarimeje ku itariki 20 Werurwe 2025 byakozwe kugira ngo kandi ibiganiro by'amahoro byateganyijwe hagati yayo na leta ya Kongo bizabe mu mwuka mwiza. AFC kandi yakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Walikari ndetse no mu bice bikikije mbere yuko ihuriro rya leta RDC mu biganiro bizabera muri Qatar ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 umwaka 2025. Ibyo dukomeje kubereba ko bizaba bwo nibiba nabyo tuzabwira icyo bizaba byanzuye nibitaba ubwo nyine ngayo nguko. Ndabashimiye mukomeze kugira ibyiza ikiranzo k'ibyo no kwega ngo I love you so much. Mukomeze mukanda subscribe ndetse no nakwitsa ko mwadufollowinga no kuri X yacu Trenova TV. Amakuru naho agenda ahanyura neza cyane 5 kuri 5. Ndabashimiye.